iherezo ry'ibibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri umwe aryifuza mu buryo bwe bitewe n'icyarengera. Icyakora ijwi rituruka Washington rigasakara i Burayi kugeza Rwanda na Nairobi nuko ibiganiro bihuza impande zose zirebwa n'iki kibazo bigomba gutanga igisubizo gifite imbaraga ziruta iz'urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye. Icyakora Perezida wa Kongo Kinshasa waherutse kugaragaza ko ibyo bishobora kuba bidahagije, ahubwo ngo igisubizo gitegereje ku mpinduka z'abayobora inzego z'u Rwanda. Dufashe urugero, ikibazo dufitanye n'u Rwanda ntabwo kireba abaturage. Abaturage b'u Rwanda ntibifuza gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ni ubutegetsi buyoborwa n'abantu. Ubwo butegetsi nibwo butera Kongo. Abaturage b'ibihugu byombi nta kibazo bafitanye, ahubwo ikibazo ni ubutegetsi. Kandi nk'uko mubizi, ubutegetsi ntibuhoraho. Umunsi umwe bizarangira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntekereza ko tuzongera tukabana neza nk'abaturanyi. Nibyo byifuzo byanjye. Et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. Et c'est ça mon vœu. Kuri iyo ngingo Perezida Paul Kagame yavuze ko nubwo izo mpinduka zabaho ngo ntizishobora kuzanira igihugu ibibazo. Icyakora we ngo asanga naho bazikoze ntacyo zigeze zibamarira. Bimwe bavugaga bya guhindura ubuyobozi buri imyaka 5 cyangwa ingahe, muri Kongo wenda aho byavuba barabikora, bavanyemo iki ko nta gihinduka. Niba demokarasi, niba guhindura ubuyobozi buri gihe ari byo rwose isi yose ikwiriye kubaha, cyangwa na Kongo kajyamo, ko babikora se ko nta kivamo, bo bazize iki noneho? Ushimye twebwe ko bafitanye ikibazo natwe ngo ari umuyobozi udahinduka, ariko umuyobozi nta kidahinduka. Ubu n'u Rwanda ruzageraho ruhinduke nyine. Ni ugupanga gusa kugira ngo turebe ko guhinduka kutazaba impamvu bitagenda neza mu Rwanda. Naho guhinduka byo rwose nta kibazo. Kugeza amagingo y'umukuru w'igihugu aracyashimangira ko u Rwanda nta sano rufitanye n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubw'ibyo ngo ntabona n'impamvu yo kurwikoreza ibibazo wagereranya n'umurambo w'inyamaswa yo mu ishyamba. Ibibazo biri muri Eastern Congo ni ibibazo bikomoka muri Kongo y'ubuyobozi bwa Kongo. Ubu rero aho turi hari ubwo u Rwanda barwikoreza umuzigo wa Kongo. Umuzigo wa Kongo ukwiye kuba wikorerwa n'abanyekongo n'abayobozi ba Kongo, ntabwo ukwiye kuba wikorerwa n'u Rwanda cyangwa abayobozi b'u Rwanda. Naho kandi bibaye igihe kinini batwikoreje, u Rwanda barwikoreje umuzigo wa Kongo igihe kinini, nabyo birarambiranye. Iyo myaka 30 n'indi nyine, ariko kwikoreza umuzigo wa Kongo ni nko kwikoreza umurambo w'impyisi ukahora urahuze ngo ntabwo. Nicyo kibazo dufite ibibazo byacu tugomba gukemura bitureba, ntabwo twakwikorera umuzigo w'ibindi bihugu biherera muri Kongo. Gusa ibihugu bikomeye ku isi n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gushyira imbere inzira y'ibiganiro. Icyakora uko umubare w'ibyo biganiro wiyongera ni nako birushaho gutakaza imbaraga. Nubwo binakomeza kwagura ikibuga cy'intambara, amasasu ngo ntazigera yunga u Rwanda na Kongo Kinshasa. David Nzabonimpa, TV 10.